mu kuri naguye mu cyo nakwita umutego unyibagiza ko nari umugisha wawe. Umutima wanjye waracitse, amagambo yawe yangiza ibyo twubatse byose. Ibyo nabonaga nakwishingikirizaho byose wabigize urucantege. Wanyeretse urukundo ruke ugereranyije n'amarira wandijije. Wansize mu gicucu cy'ibyiringiro byananiranye. Iwacu rwari urugo rwuje umunezero n'ibyishimo, urangije urarurandura. Inyuma y'iyo nseko yawe nziza hari umugozi w'uburiganya. Erega ndacyumva ibyo wankoreye, ndetse ndacyumva inkovu z'ibyo wankoreye mu mutima wanjye. Wangije ijambo ryanjye, ndetse wangije inzozi zanjye zo kumbera uwo nkunda. Nakubonaga nk'umutekano wanjye, ndetse nakubonaga nka byose byanjye. None warandimbuye, icyizere cyanjye cyose warakirimbuye. Warimbuye nk'uko umwuzure urimbura. Jye nawe twari twarubatse iteka ndetse n'urukuta, none imyanda y'ibinyoma byawe niyo yasize byose bisenyutse. Rimwe na rimwe njya nifuza kongera kwizera, ariko ijwi ryawe n'amagambo yuje ubusembwa ndetse atyaye cyane akatakata ibimeze nk'ibyiringiro byanjye. Icyo wampaye ni amarira gusa. Icyizere cyanjye cyose cyarayoyotse. Nkumbuye hahandi mu maso hawe hari aho inzozi zanjye, ariko nanone nuzuye amakenga. Wambibyemo urwango, ibyawe byose ni ibinyoma. Icyizere cyanjye cyose cyaragiye. Ngerageza guseka kugira ngo nibagirwe ibyahahise, nsingire iby'ejo. Ariko kubera uko wansize, mbona byose ari ibyago byuzuye gusa. Umutima wanjye warawujenjaguye, wanteye kwicuza. Ndicara nkarira kugeza umutima wanjye unaniwe. Icyubahiro cyanjye cyose n'icyizere byaratakaye.
ese burya ni uko bigenda? Ese ubu ni bwo buribwe umuntu anyuramo? Wakinnye n'umutima wanjye, wiyibagizwa ko umutima uri gukina nawo ari uw'umuntu. Ni kenshi wambwiye ko unyitayeho, none amagambo yawe burya ntabwo wari uyakomeje. Nagira ngo njye nawe turi kumwe mu rugendo, yewe urugendo rwanjye nari nzi ko ari njye nawe, ariko ntaramenya ko ndi njyenyine. Wangije ubushuti n'urukundo, byangirika nkaho ntacyo byari bimaze. Amasezerano yawe yabaye nk'urwenya, ndetse kuri ubu yuzuye mu matwi yanjye. Rimwe na rimwe umutima wanjye ntujya ubasha kwiyumvisha ibyo numvaga. Narakwiringiye, ariko urukundo rwawe nasanze rumeze nk'umwuka w'inkuba. Kuko niwe ugira byose umuyonga, byose byarashize. Wansize igihe nari nkeneye amagambo yawe kurusha andi yose. Sinari nzi ko umuntu ashobora kugusiga akagenda atitaye ku mivu y'amarira yasize inyuma ye. Igihe cyose nigeze nabona nangwa se nabaye ndi kumwe nawe, nabonye urumuri muri wowe. Sinabonaga ko ari ibibatsi gusa bizashira bucece. Watashye umutima wanjye nk'umunyamahirwe, ariko none wowe usubiyemo, nangwa se uwusubiyemo nk'umusahuzi. Wansize nsa naho ndiho, ariko narashize. Umwuka ni wo gusa wari usigaye. Ntacyo nkwifuriza, ahubwo ndagusabira guhura n'umuntu ugukunda by'ukuri. Kugira ngo wumve uko bimera, gukundwa by'ukuri, hana by'ikinyoma. Nabaye isoko y'urukundo n'umunezero wawe, ariko wowe siko byagenze. Nibyo ahari wenda ndi ikigwari, gusa reka nizere ko nabura uzibuka agaciro kanjye. Wari umunezero wanjye, none wabaye impamvu y'amarira ntari narigeze ndira. Ibyishimo twagiranye byapfuye urupfu rutagira isabukuru. Iminsi nabayeho nkizera ko turi kumwe, yabaye umwenda w'ikinyoma. Yambaye umwenda w'ikinyoma. Wari icyizere cyanjye,
ariko none dore cyangiritse nk'ikirahure cyaguye hasi. Iyo unsezera nabura ubivugira mu maso, ariko watorokanye agace k'umutima wanjye. Umutima wanjye wose wiberaga iwawe. Umutima wanjye ntabwo uvuga nk'uko watekerezaga, uba uvuga mu ndamukanyo, ariko yuje umubabaro. Iyo mumutse numva ko ndwana n'ijwi ryawe risaba imbabazi rituje. Wambaye ndetse wanabyaye urukundo nk'impano, ariko wasize isanduku irimo ubusa. Ese burya ni uku koko bimera? Ese ni uku burya biryana? Umutima wanjye urananiwe. Ku bwanjye numva nakubabarira mbere y'uko umenya ko wankoshereje, ariko byarenze ubushobozi bw'umutima wanjye. Wamaze kwanduza izina ryanjye mu mutima wawe. Mbere yo kumenya ko mu mutima wawe nari narahubakiye icyubahiro. Uko waceceka kose ndetse n'uko wavuga kose, byose binyereka ko ntari narigeze mba uw'ingenzi kuri wowe. Wigeze kunsezeranya ko utazansiga, none waransize. Gusa byose mbigereranya nk'urukuta rwasizwe irange ry'igicucu. Umutima wawe wakonje mbere y'uko amagambo yawe amera nk'atarigeze ava mu kanwa kawe uyabwira jyewe. Wahisemo kugenda utavuga, ariko ibisigaye biva mu mutima wanjye biravuga bikarira. Ubu singishaka kumva impamvu yawe, kuko ukuri kwakoze akazi kurusha ibisobanuro. Ntabwo ari uko utigeze unkunda, sinshaka no kubishidikanyaho, ariko nta na rimwe wigeze unyumva. Ubumenye yuko hari amagambo aba yera kurusha umutima uyavuga nangwa se wayavuze, kubera ko aba yaturutse mu bushake bw'ikinyoma. Ibyo nabonaga nk'icyizere, wowe wabibonagamo nk'icyanzu.
cyo guhisha ukuri kwawe. Umutima wanjye wifuzaga kwibera iwawe, wowe uwusubiza inyuma. Ibintu byose urabyangiza. Nta kindi kiriho, ni inkuru itarangira neza, ariko n'umusozo wayo urandya. Waramemukiye, ariko ntushobora kunsiba mu mateka y'umutima wagukundaga by'ukuri. Nangwa se ngo unsibe mu bantu bagukundaga by'ukuri. Ntabwo ari uko twashwanye nabi, ariko rwose bijya binshengurira umutima. Uko wagiye ntiwigeze uba umunyakuri. Wari ishusho y'umunezero wanjye, none uri igicucucucu cy'icyo ntashobora kongera kwegera. Nagerageje kwibagirwa, ariko nubwo ntagukumbuye, ndacyibuka uko byari bimeze umpindura ubusa imbere yawe. Sinyibaza impamvu wabikoze. Icyo nibaza ni ukuntu umutima wawe wabifashe nk'ibisanzwe. Urukundo si urupapuro rusibwaho. Nta kintu wasibye hano, ahubwo wasenye byinshi. Nari naraguze, kandi nawe wari waraguze icyizere cyanjye ku giciro cy'ijambo ryawe. Ariko byose byasenyutse nk'inzu itubakiyeho umusingi. Nta kintu kigora nko kwakira ndetse no kwemera ko twari ibintu bibiri bitagenewe kubana. Nubwo njye nabifataga nk'aho twari twararemeranywe. Waraje umera nk'itoto, amagambo yawe anyura amatwi nk'umuyaga uruhura ibuye. Navuze nti, aha niho umutima wanjye uhitamo kuba. Nagutwikiriye icyizere cyanjye nk'umwenda wo ku meza yera. Wandebaga mu maso, unyura umutima wanjye. Waransekeraga ndetse warasetse ndacogora. Warambwiye ngo sinkujya kure ndatuza. Wanyanduje urukundo n'akajisho kawe. Nari narize kwihangana, ariko si uburyarya.
ubu sinkibishoboye, nari mfite amagambo make kuko nahamirizaga umutima wanjye yuko wowe nkwibitseho nk'umutekano, wandemeye ijuru rito ariko uraryururutsa, usiga amahembe mu nzozi zanjye, umutima wanjye usigara urira atari amarira ahubwo ari umwuka w'umubabaro. Nabaye imfura mu isezerano ry'urukundo, nangwa se nabaye imfura mu rukundo rw'isezerano, ariko wowe ubamo nk'umucikacumu w'icyaha cy'amarangamutima. Nari isoko ya byose wari waranyoye, none usigaye untera isereri y'ikinamico yawe. Ese wari ukumbuye iki? Kumenya niba nshobora kubabarira nangwa se kuba nakongera kukugarurira icyizere nangwa kwemeza umutima wawe utanyeganyezwa uremurwa n'ikinyoma. Ubu ntacyo nshinja umutima wanjye none niteka, ariko ndacyumva amagambo yawe, yewe ndacyumva n'amaguru yawe agenda yitwaje amagambo y'isezerano agasimbuka urwibutso rwacu. Wambyaye mu kinyoma nk'umwana utifuzwa, urukundo rwacu ruhinduka nk'ibitariho. Nta ndirimbo irongera kunyura, nta jwi ryawe nshaka kongera kumva. Nta na rimwe nzifuza kongera kuryumva kuko ryabaye isoko y'amarira, ryiziritse kukubeshya. Wanyanduje urukundo rwahindutse inkovu, ariko ndusigarana mu gituza. Meze nk'uwigeze gukunda ariko ntazongera kwemera gukunda nangwa se kwemera ko bakunda batyo. Warampemukiye, warambabaje, wansigiye kwicuza, wansize ndiho, ariko uri uwo utigeze uba. Nari umuntu ugukunda, ariko wowe uba ishusho y'umuntu ugira ibyo avuga gusa. Wandebaga nk'ufite icyerekezo, wavugaga urukundo nk'isengesho, nyamara ryarashiririye ku munwa. Sinzi igihe wagiye, ahari wagiye na mbere yo kugenda. Wasize umubiri uhagaze imbere yanjye, ariko umutima wawe
wari waramvuyeho kera. Ibyo wanyemereye byose byabaye nk'inzozi zambaye ubusa. Sinigeze nkugirira nabi, ariko warampinduye, ndetse wampinduriye urukundo nk'inkota. Urujijo rw'amaso yawe n'urukundo wambeshye rwantwaye imyaka y'umutuzo. Warambeshye mu kuri, wampemukiye mu byiza, wanyambuye urukundo nari narambaye nk'umwambaro w'ishema. Ubu mpagaze ku murongo w'ukuri. Ariko wowe wahereye kuwuvaho, wansize ndiho, ariko ntabwo byaguhangayikishije. Wari ushyushye nk'inkuru nshya, wari wuzuye ibara rishya, utiriye usiga iryawe ry'ukuri. Amagambo yawe yaribagiranye, ariko niyo nasiba byose, ariko sinshobora gusiba ukuntu nabaye ishusho y'uwakunze nabi. Ndakubabariye atari uko ubikwiye, ahubwo kuko umutima wanjye utagomba gukomerwa gutwarwa n'umuzigo utari uwanjye, nangwa se utari uw'umutima wanjye. Wansize ndiho, ariko niyo wagaruka ndi umuntu mushya, utakinyeganyezwa n'ijisho ry'ineza. Yewe utarakundwa n'urukundo rutavamo icyaha. Byose burya byari ibinyoma, none ubu nibwo ngenda mbibona. Sinzongera kuguha uburenganzira bwo kumbabaza. Sinzongera kukwibuka. Ntuzongere kuza mu nzozi zanjye nk'umushyitsi udatumiwe. Sinzongera kugutekereza no kugushyira mu ntekerezo zanjye. Nabaye nk'umukire wo kubaho ataguhamagara. Sinzongera kuguha uburenganzira bwo kumbabaza. Uburyohe bw'ijambo wambeshye bwahindutse nk'umunyu ku bikomere byanjye. Umutima wanjye wakize, nubwo inkovu zitarasibangana. Wari ubuzima bwanjye, none ubu ndiho mu buzima bwanjye nyine. Wankuyeho icyizere nk'uwikuraho indoto zo kuryama. Igihe cyose wambwiraga ijambo ndagukunda, sinigeze numva amahoro, kubera ko amagambo yawe yari ibicucu by'ukuri.
wampaye urukundo rufite igihe ntarengwa, ndakumenyera ndetse ndakumenya uko umwaka utangira, ariko umusozo wawe wari icyorezo. Sinzongera kwicisha bugufi imbere y'urwibutso rwawe, sinzongera gusaba gusubira aho wasize icyasha n'icyaha, kuko aho wasize icyubahiro nasanze nkwiye kwambura intebe wari wicayeho mu mutima wanjye, nkayirimbura yose. Ubu ndavuga nti warambabaje, ariko sinzongera kukwemera. Nari naragize intege nke z'urukundo, ubu mfite imbaraga zo kuvuga cyane ngo oya. Cyane cyane umuntu ku muntu umeze nkawe, usa n'unjyana mu mwijima. Nari naragukunze nk'umuntu, ariko wowe warankunze nk'ikintu. Ariko ubu narangije kwiyakira, ndi uw'agaciro, ndi uwo gutabarwa n'ukuri. Ndi uwo gukundwa, si ndi uwo kwicwa n'amarira n'amasezerano atariyo. Erega nanjye nkwiye ibyiza, nariyubatse, ariko si uko byari byoroshye. Ariko uko kwiyubaka nasanze ariko kunkwiriye, kuko nibyo byampesha agaciro kuruta gusaba imbabazi utazima. Niyubatse nkoresheje amabuye wakoresheje unsenya, mu mpanuka z'icyizere cyaguye hejuru yanjye nk'inkangu, nizo nakoresheje niyubaka. Nari narigize agace k'urukundo rwawe, ariko none dore rwabaye nk'inkuru itagira umwanditsi. Nayobotse umuco utari uwawe, nimuka aho wansize mu mwijima, mpakura ubuzima. Sinongeye gutekereza ibisobanuro, kuko urukundo si isomo ryo kubazwa. Narahumutse, ntuma ku mutima wanjye ngo ugarure amahoro. Maze kumenya ko iyo utakaje umuntu ushobora kwisanga. Iyo mbyuka ndishima, nubwo hakiri inkovu, sinzongera kuzikomeraho. Nahisemo kubaho nk'umuntu wakuze, wabaye mu byacitse, akabikuramo imbaraga. Sinyikunda kuvunika, sinyikunda kuvunwa
n'urukundo rudafite icyerekezo, ahubwo nzi uko kubabazwa bimera. Sinzongera gupfusha ubusa amahoro yanjye, sinyigendera ku bikorwa ahubwo nkurikira, sinyigendera ku magambo ahubwo nkurikira ibikorwa. Ikindi kandi sinyijyaho umutima wanjye utanyurwa. Ndi ijwi ryanze guceceka imbere y'agahinda, ndi ibuye ryubatse ku bitari ibinyoma, ndi umutima wakize utangiye uvuga iby'ukuri ariko utavuga ubusa. Wagize ngo waransize, ariko wampaye impamvu yo kwisubiraho. Ubu ndi njye, uwo nari narigeze ntamenya, ndetse sinari narigeze menya ko ndi umutekano wanjye. Sinari narigeze menya ko ndi urukundo rwanjye rwa mbere. Erega burya ndi mwiza, uhari nangwa se udahari. Erega burya ndi uw'agaciro, wabibona utabibona. Nkwiye ibyiza, ndi njyewe. Sinari nzi ko nanjye ndi uw'agaciro, ariko ubu ngenda mbimenya. Gusa sinzigera ngira ipfunwe ryo kuvuga ko nakundaga, kuko urwo nakunze rwari urwa nyarwo. Wowe wakinaga n'urukundo, gusa njye nari nararwubatsemo, ndetse n'icyizere cyanjye cyose n'amaso y'umutima wanjye byose byari muri urwo rukundo. Nahagurutse mu ivumbi, erega wowe ntuzi uko bimera kurira bucece. Gusa sinzongera, ndetse sinzongera kwicara no kuba aho uba. Umutima wanjye wubatse igipimo gishya. Namenye uko umuntu abaho atarinze gusabiriza urukundo. Namenye ko hari amahoro adaturuka ku wo wizeye, ahubwo hari amahoro aturuka ku kumenya ko utagifite icyo usaba ku muntu wagiye. Ubu ndibaza neza, sinyigendera ku byo nategereje, ahubwo ngendera ku byo niremeye.
ndi njye, naremye undi muntu muri njye, ndi njye, nta cyambuza kongera kwizera ubuzima, ndi njye, ndi ijwi ry'ukuri wigeze kuniga, ariko ndi njye, ndi urukundo rutagukeneye kugira ngo rumere, ni ukuri ndi njye. Warambyaye nk'inkuba unsiga mu kirere no mu kigare cy'amarira, ariko igihe cyaranyigishije. Uwo wakomerekeje niwe wubatse ndetse wubakitse ubudakuka. Sinzongera kuguha ijambo, sinzongera kwicisha bugufi ngo umbabarire, ndetse sinzongera kwicisha bugufi ngo mbabarire umuntu utarigeze uterwa ipfunwe n'ibyo yankoreye. Erega ubundi njye maze gukira, nubwo nasigaranye inkovu ariko nasigaranye n'amahoro. Nubwo byose byari ibinyoma, ese byigeze byakubaho ko nawe uvuga aya magambo? Ese byigeze byakubaho ko nawe unyura mu buribwe? Inkuru tugiye gutangira yitwa warahemutse. Ese wari wahemukirwa n'uwo wizeye, ugakunda n'umutima wawe wose, ukamuha icyizere cyawe cyose, ibyiyumviro byawe byose bikaba we gusa? Ese ubundi nyuma yo guhemukirwa na nyuma yo kubabazwa, ubundi ukora iki? Ese ubundi uhaguruka ute? Byose rero tuzabyumva mu nkuru warahemutse. Njyewe nitwa Atete, inkuru ni njye uyandika, ni nanjye uzayibagezaho. Reka nizere ko tuzabana muri iyi nkuru nshya dutangiye. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi. Ese iyi nkuru tugiye gutangira urayumva ute? Ese urumva izaba irimo iki? Ese urumva ubuhemu buzabamo ari ubuhe? Ese ubundi umuntu wahemutse agera agaterwa ipfunwe n'ibyo yakoze, nanga bimutera ishema? Byose rero tuzabyumva. Inkuru n'ubundi ni warahemutse. Uwiteka akomeze kuba ntiriza, impagarike n'ubugingo. Duhure mu bice bikurikira.